Mu gihe igihugu cya Tanzania cyamaze gutangaza ko indwara ya Marburg yamaze kugera muri iki gihugu by'umwihariko hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rukaba rwamaze gushyiraho ingamba zo kugenzura iki cyorezo cya Marburg ku mupaka nyuma y'uko cyagaragaye muri Tanzania mu gace ka Bukoba mu ntara y'Akagera ikora ku Rwanda, Uganda ndetse n'u Burundi. Ni ubwa mbere iyo ndwara izwi nka Marburg virus disease cyangwa se MVD yemejwe mu gihugu cya Tanzania, ikaba iteye inkeke kuko yandura cyane kandi ikica ku kigero kiri hejuru cyane. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda yagize iti u Rwanda rwashyizeho ingamba zo gukumira iki cyorezo ku mipaka, aho abinjira babanza gupimwa umuriro. Uburyo bwo kwirinda Marburg bukaba buhura n'ubukoreshwa mu kwirinda icyorezo cya Ebola kimaze iminsi gihangayikishije akarere. Minisiteri y'ubuzima muri Tanzania iheruka gutangaza ko ubu burwayi bumaze kwemezwa ku bantu 8 barimo 5 bamaze gupfa, bivuze ko indwara irimo kwica ku kigero cya 63%, abandi 3 bakaba bakomeje kwitabwaho kwa muganga, naho 161 bakaba bakomeje gukurikiranirwa hafi. Virusi itera Marburg ikaba yandura amatembabuzi nk'amaraso, amacandwe, ibirutsi ndetse n'amarira y'uyirwaye. Umuntu ashobora kandi kwanduzwa no gukora ku nyamaswa zirwaye cyangwa se zapfuye zifite iyo ndwara, cyane cyane uducurama, inkende ndetse n'izindi. Mu gihe cyo gushyingura umuntu wishwe na Marburg, abantu bashobora kandi kuhandurira mu gihe bakoze ku murambo. Indwara ya Marburg ntabwo yandurira mu mwuka. Uwanduye Marburg rero ashobora kandi kugaragaza ibimenyetso by'iyo ndwara hagati y'iminsi 2 ndetse na 21. Minisiteri y'ubuzima yakomeje igira iti ibyo bimenyetso birimo kugira umuriro mwinshi cyane, kurwara umutwe, kuribwa imikaya, gucika intege, guhitwa, kuruka cyane kandi kenshi, kuribwa mu nda ndetse no kuva amaraso ahantu hose hari umwenge ku mubiri w'umuntu. Nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima, iyi ndwara ihitana 88% by'abayanduye kandi kugeza ubu nta muti cyangwa se urukingo igira. Itangazo ryashyizwe ahagaragara rikomeza rigira riti Minisiteri y'ubuzima irasaba abaturarwanda kwitwararika ibi bikurikira: gukaraba intoki inshuro nyinshi cyane amazi n'isabune cyangwa se umuti wabugenewe, kwirinda gukora ingendo zitari ngombwa ahagaragaye icyo cyorezo cya Marburg. Umuntu wese ufite ibimenyetso bya Marburg kandi agomba kwihutira kujya ku ivuriro rimwegereye ndetse no gutanga amakuru igihe cyose hari umuntu waturutse ahagaragaye icyorezo akagaragaza ibimenyetso bya Marburg. Ishyirahamwe mpuzamahanga riteza imbere ibijyanye n'inkingo Gavi risaba abantu kwirinda kurya cyangwa se gukorakora inyamaswa zo mu ishyamba kandi bakirinda gukorakora ingurube mu turere twadutsemo iyo ndwara nk'uko OMS bivuga. Abantu bigeze kwandura iyi ndwara mu mibonano mpuzabitsina bagomba gukoresha agakingirizo mu gihe cy'umwaka wose kuva batangiye kubona ibimenyetso kugeza intanga zabo zipimwe inshuro 2 bikagaragara ko nta virusi bagifite, nk'uko amakuru aturuka muri iki gihugu cya Tanzania ndetse n'ishami ry'umuryango wa OMS akomeza kugenda abihamya. Tuve kuri iyi nkuru turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Babwire ko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yakiriye umuyobozi wa Banki y'Isi mu karere. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yakiriye mu biro bye uhagarariye ibihugu bya Afurika 22 n'u Rwanda rurimo mu nama y'ubutegetsi ya Banki y'Isi witwa Ngaruko Floribert, bagirana ibiganiro byagarutse ku mikoranire y'impande zombi. Ibiganiro byabaye ku mugoroba kuri wa 4 tariki 23 ubwo umuyobozi mushya wa Banki y'Isi mu bihugu bya Afurika bigera kuri 22 Ngaruko Floribert yagiriraga uruzinduko mu Rwanda. Urugendo rwe rushingiye ku kuba ari umuyobozi mushya ugiye guhagararira Banki y'Isi mu karere u Rwanda ruherereyemo mu rwego rwo kurebera hamwe imikoranire y'urwego na za guverinoma, imbogamizi zikigaragaramo ndetse n'ibindi. Ngaruko Floribert yavuze ko Banki y'Isi isanzwe ikorana n'ibihugu bitandukanye mu rwego rw'iterambere, bityo ko n'ibi biganiro byagarutse kuri izo ngingo. Ati twarebeye hamwe imikoranire y'impande zombi, imbogamizi zihari n'ibikorwa neza ngo turebe uko twakomeza kubikora neza kurushaho. Ibi twavuze ati byari byerekeye kumenyesha Minisitiri w'Intebe ibyo turi gukora nka Banki y'Isi yose ku buryo babona n'ibyifuzo ati dushobora no gufatanya bijyanye n'icyerekezo turimo. Yagaragaje ko Banki y'Isi itera inkunga guverinoma mu nzego zinyuranye z'iterambere binyuze mu kigo mpuzamahanga cyita ku iterambere IDA. Yavuze ko hari imishinga Banki y'Isi yifuza guteramo u Rwanda inkunga mu minsi iri imbere, ariko ko hagomba kuba ibiganiro bibanziriza iyo mishinga hagati ya Banki y'Isi ndetse na guverinoma y'u Rwanda. Ati ubundi tubanza kumvikana leta ku byo tugiye gukora mu myaka igiye gukurikira. Ati hari imishinga irimo gukorwa na Banki y'Isi ikorana n'u Rwanda kandi ibyo ni ibintu bizakorwa mu myaka iri imbere, ntabwo biratangira ati gushyirwa mu bikorwa, ariko hari inzego z'abahanga ziri kubigenzura ku mpande zombi.
iyi mishinga iri mu nzego zinyuranye zirimo uburezi, ibikorwa remezo, ubuhinzi n'imibereho myiza y'abaturage. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Dr. Uzziel Ndagijimana yavuze ko banki y'isi iri mu bafatanyabikorwa bakomeye cyane b'u Rwanda mu nzego zinyuranye z'iterambere binyuze mu mishinga itera inkunga. Ati dufite inzego dukoranaho na banki y'isi cyane cyane mu bikorwa remezo nk'imihanda, amashanyarazi ndetse no gutunganya imijyi. Dufatanya muri gahunda yo gufasha abatishoboye, uburezi ndetse n'ubuhinzi. Yavuze ko hari umushinga ukomeye u Rwanda rwatangiye gukorana na banki y'isi ugamije gufasha abahinzi koroherwa kubona inguzanyo ndetse no guteza imbere uyu mwuga utunze abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Ati ubu dufitanye umushinga mugari, ati twatangiye ukomatanya kuzamura ubuhinzi ndetse no koroshya uburyo inguzanyo zagera ku bahinzi no ku bindi bikorwa bifitanye isano nawo. Imibare igaragaza ko nibura buri myaka igera kuri 3 banki y'isi iha u Rwanda nibura miliyari y'amadolari yo kwifashisha mu mishinga inyuranye impande zombi zifatanyamo. Ngaruko Floribert yagaragaje ko hakiri imbogamizi mu mikoranire impande zombi zishingiye ku idindira ry'ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga iterwa inkunga na banki y'isi ndetse n'izamuka ry'ibiciro. Mu gihe u Rwanda n'isi muri rusange byugarijwe n'ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro, Ngaruko Floribert yagaragaje ko hari byinshi banki y'isi yakoze birimo guhagarika kwishyura imyenda ibihugu byari bifite. Ati ku byerekeye iby'ibiciro biri kuzamuka banki y'isi irabizi, atekorana na guverinoma kugira ngo barebe uburyo bashobora kubyoroshya. Hari nk'igihe leta ishobora gutanga amafaranga kugira ngo ifashe mu kugabanya ibiciro, hari nk'amafaranga kandi yagiye mu ifumbire ndetse n'ibikomoka kuri peteroli. Yashimangiye ko binyuze mu bufatanye bw'ibihugu na banki y'isi mu rwego rwo korohereza igihugu cyangwa se abaturage, bisaba ibiganiro by'ubufatanye ku mpande zombi kandi bigatanga igisubizo. Akaba ari Ngaruko Floribert, uyu akaba ari umuyobozi wa banki y'isi mu karere u Rwanda ruherereyemo. Akaba yari yakiriwe na Dr. Edouard Ngirente, akaba ari Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Mu Rwanda ishyirahamwe ritagengwa na leta Akora Rwanda ryatanguje igikorwa cyo guhamagarira abantu guhitamwo ibifungurwa by'ikinyafrika nk'inzira iganisha ku vyerekeye uburyo bwo gufungura neza budatera indwara. Inkuru y'Idonido na Assumpta Kaboyi. Uyu muryango uvuga ko ubukangurambaga buzafasha abanyarwanda ndetse n'abanyafrika kwirinda indwara zitandura ziterwa n'imirire mibi. Ubukangurambaga watangije wise Mpisemo ibiryo nyafrika bugamije gusubiza agaciro n'umwimerere ibiryo abanyarwanda baryaga nuko babiteguraga. Ubu bukangurambaga bwatangijwe n'amahugurwa yahawe abanyamakuru basabwa kubigeza ku banyarwanda. Bwana Francisco Munyentwari ni umuyobozi wa Akora Rwanda. Ibyo byose abanyarwanda baryaga ubona bigenda biva mu nzira, harimo inyampeke kuri abanyarwanda babitekaga bakagenda babyungiranyaho ku buryo byumvikanya. Ni ukuvuga irimo ibinyabijumba, ibinyampeke, ibinyamboga bituzuyemo amavuta, bituzuyemo ibiriya biva hanze. Kuko abanyarwanda babitekaga bakabiteka mu nkono imwe ikoze mu ibumba, ntabwo batera amasafuriya kubera ko kubishiririza no kubibabura. Mu nkono imwe bigenda bigira uburyohe. Ibirura bikaza guhura n'ibitarura. Babanzaga ibitinda gushya nk'ibishyimbo, bakaza kugerekaho yenda imyumbati, noneho bakaza gushyiraho imboga. Munyentwari avuga ko ibiryo bituruka hanze muri iki gihe biba byahingishijwe amafumbire mvaruganda kandi bigashyirwamo imiti ituma bimara igihe kirekire bitangiritse. Munyentwari yasobanuye ko usanga cyane cyane abakiri bato aribo bahitamo kurya ibyiganjemo isukari ndetse n'amavuta menshi. Alphonse Barushimana, umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango irwanya indwara zitandura mu Rwanda, yumvikanishije ko indwara enye zitandura zibasiye abantu muri iki gihe ziterwa n'imirire itaboneye. Izo ndwara zitandura harimo indwara ya diabete, hari indwara z'umutima, hari indwara ziri chronique z'ibihaha ndetse hakaba n'indwara za kanseri. Izo ndwara rero zose uko ari enye zihuriye ku byongera ibyago byo kuzirwara, harimo kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije, hari imirire itaboneye, hari gukoresha inzoga ndetse n'itabi. Rero iyo mirire itaboneye niyo dushobora kuvuga ko hari aho ihuriye no kongera ibyago byo kurwara izo ndwara. Nk'ubu ngubu ubushakashatsi bugaragaza ko 89% mu Rwanda batabasha byibura kurya imboga zisabwa kuba bakabaye barya. Umuryango Akora Rwanda uvuga ko kugira ngo ubukangurambaga batangije bugere ku ntego, abahinzi bakwiye kubigiramo uruhare. Ubutaka ariko kugunduka cyane biranaterwa n'uburyo tubuhinga nibwo bugomba guhinduka, kuko kubushyiramo amafumbire menshi mvaruganda nta n'agafumbire k'imborera ushyizemo biratuma deja busaza kurushaho. Tugomba yo kugana kuri gahunda y'ubuhinzi busigasira ubutaka, busigasira umutungo kamere n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ntabwo tugomba kwirukana dusimba, inzuki, ntabwo tugomba kurunda imiti yica udukoko mu butaka, kuko ejo bwa butaka ntabwo buzisubira ngo bugire imyunyu ya ngombwa.
izi mpuguke zigisha ibyo guhindura imirire zivuga ko bikwiye kugendana no guhindura imitekere. Ingero batanze ni uko ibiryo byatekwaga mu nkono ya kinyarwanda byagiraga umwimerere kuruta ibitekwa mu masafuriya. Gusa ababumba izo nkono bagaragaza ko zitakigira abaguzi. Bwana Riseruyende wo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ni umwe mu bakora umwuga w'ububumbyi. Impamo turacyabumba rwose uretse ko bakeya niyo mpamvu nyine nta gaciro zigifite, ariko abazimenyereye ntabwo bakunze kuzireka, barazikoresha cyane cyane nk'udutoya. Muri two basigaye bakoresha naho inkono n'ibindi nta kintu zikimaze, ibindi twarabiretse. Ku wundi inkono zimwe tugereka imyumbati n'ibishyimbo kubera no mu nzara igihe twarabiretse n'utwungo two guteka imboga, ariko usanga nta kintu kitumariye rwose. Ibintu bimeze nabi no kubona ibumba no kurikoresha ni ibintu bitoroshye, kubona inkwi zo kotsa utwo twungo ni ibintu bitoroshye. N'isoko ryaremaga nk'abantu nka 30 wenda b'ababumbyi, ushobora gusanga harimo nk'ababumbyi 2-3. Urumva ko nyine ni ukubona ko ikintu kiba